Ndabaramukije mwese abakurikiye Grace Upon Grace Channel, amahoro y'Imana bane namwe. Kubo tutaziranye nitwa Francine Mwitirehe. Abenshi mukunze kumbona kuri channel ndirimba indirimbo z'Imana, ariko ngiye kujya mbagezaho n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ikiganiro nzajya mbagezaho cyitwa Itara n'Italenta. Bibiliya itubwira ko isi yuzuye umwijima, kandi kanatubwira ko ijambo ry'Imana ari ryo tara rimurika muri ubwo bwoko bw'uwo mwijima bavuga. Umwijima bavuga ni ibikorwa bibi. Ibikorwa bibi birushaho kwiyongera mu isi. Uko ibikorwa bibi byiyongera niko dukwiriye kugwiza amatara mu buzima bwacu. Bibiliya kandi tubwira ko twahawe amatalenta, ingabire twahawe nizo gukoresha kugira ngo zigirire abandi akamaro. Dukeneye rero amatara yo kumurika muri uwo mwijima kugira ngo tubashe kugira icyo dukora, dukoreshe ingabire twahawe, kuko mu mwijima ntawe ubasha kugira icyo akora adafite itara. N'utakaje ikintu ntamenya aho gitakaye, n'icyo wabitse ntumenya aho wakibitse. Intego y'iki kiganiro ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi tubayemo, kugira ngo buri wese amenye aho ahagaze. Karibu mu kiganiro. Mu kiganiro rero cy'uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo intege nke ziduhindukira imbaraga. Intege nke ziduhindukiramo imbaraga, zituviramo imbaraga. Igihe kimwe nigeze kujya mu munsi mukuru wo gutanga diplome. Abanyeshuri benshi cyane bari barangije icyiciro cy'imyaka 3 ya universite. Noneho umwe mu bayobozi b'ikigo arimo kubasezera mu ijambo yari yafashe, abaha amagambo y'impamba yo kwitwaza ngo bazagenderaho mu buzima. Ayo magambo nyumvise numva arimo ubuhanga. Yarababwiye ati, mbese waba urwana cyane ngo we kutarwana? Waba uri umunyembaraga cyane ngo uhinduke umunyantege nke? Waba uri umuntu ukomeye ufite ijambo ngo wiyoroshye nk'udafite ijambo? Waba se ureba kure cyane ngo we kubona? Waba se ubyitayeho cyane ngo hagire ibintu reka kwitaho? Waba uri umukungu ngo wihindure umukene? Ayo magambo nyumvise numva ariho ubuhanga, kuko mu bisanzwe uw'umukire aba ari umukire nyine, ntahinduka umukene. Ushoboye kurwana nyine ni urwana, ariko aravuze ngo urwana cyane ngo arangwe no kutarwana. Hanyuma ngo ureba kure ngo arangwe no kutagira ibyo abona, ngo arangwe nuko hari ibintu atabona. Ngo ubyitayeho cyane ngo arangwe no kutagira ibintu yitaho. Numva ayo magambo arimo ubuhanga, ariko ndebye sanga ayo magambo Yesu Kristo niyo yigishijeho abigishwa be, niyo yigishije abantu benshi mu gihe cye, ariko ntiyayigishije gusa, ahubwo niyo yakoze. Reka dusangire ijambo ry'Imana turebe icyo Bibiliya ivuga ku magambo ameze nk'ayo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 20, umurongo wa 25 kugeza kuri 28. Nuko Yezu arabahamagara arababwira ati, muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bayategekesha agahato. Kuri mwe rero si uko bimeze, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe yigire umuhereza wanyu. Uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe azihindure umugaragu wanyu. Ni nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, urumva ko Yezu yabibwiye abigishwa be ababwira ati, kuri iyi si
abategeka, abahawe ubwo burenganzira bwo gutegeka bategekesha agahato, bategekesha igitugu, ariko mwebweho si uko. Insanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana uyu munsi iravuga ngo intege nke zituviramo imbaraga. Izo ntege nke mvuga nizo tudafite. Turashaka guhinduranya. Aho twashyiraga imbaraga nyinshi, tuba ariho dushyira intege nke. Aho twashyiraga intege nke, tuba ariho dushyira imbaraga. Hano Yesu aravuze ngo abategeka isi bategekesha igitugu, bategekesha agahato. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umubiri bakoresha imbaraga, ariko ngo mwebweho mu buryo bw'umubiri muhinduka abanyantege nke, mu buryo bugaragarira amaso muhinduka abanyantege nke, nibwo muzagira imbaraga. Hano turi kuvuga ngo dushaka imbaraga z'imbere, imbaraga zo mu mutima, imbaraga za muntu w'imbere, kandi izo mbaraga ziboneka iyo muntu w'inyuma acishijwe bugufi. Reka ntanga ingero. Hariho umugabo umwe w'umupasiteri igeze kwigisha, abwira abantu ukuntu umugore we yarafite ikibazo cyo kuzimya amatara. Buri gihe akamubwira ati nujya uva mu rugo ntugasiga amatara yaka. Ngo yasigaga amatara yaka inzu yose, ubundi ngo n'icyumba agiyemo agasiga itara ryaka, ugasanga amatara araka inzu yose. Umugabo akayazimya, ubundi akabimubwira ati ntugasiga amatara yaka, ntidukwiye kuriha umuriro w'ubusa, ujye usigaza amatara uri gukoresha gusa. Abivuga kenshi ntibyakunda, umugore agakomeza gusiga amatara yaka inzu yose. Noneho umugabo biramubabaza, yumva ageze aho yumva ko yagombye gufata icyemezo kubera ibyo ngibyo umugore wiwe adashaka gukurikiza. Ariko noneho areba kure, aravuga ngo ariko si ubundi ubu aya matara akomeje kwaka ni amafaranga angana iki nariha arenze kuyo twarihaga? Nuko ngakora imibare, asanga yajya ariha amadolari 10 y'amanyamerika arenga kuyo yari asanzwe ariha. Noneho aravuga ati rero aya madolari 10 nzajya nyariha yiyongera kuyo nsanzwe ndiha, ndayafata ko ari ayo kubaka urugo rwanjye. Ni nkaho nawe ngiye gushaka umujyanama yanca narenza 10. Reka nge ndiha yo nsanzwe ndiha, n'ubundi hiyongereho iri 10 ndaryita ko ni amafaranga yo kubungabunga umubano hagati yanjye n'umugore, ni amafaranga yo kugira ngo urugo rwanjye rumere neza. Abifata uko nguko. Rero urebye wasanga uyu mugabo yagaragaje intege nke. Rya jambo twavuze ngo waba uri umunyembaraga cyane ngo uhinduke umunyantege nke. Mu bisanzwe nk'umupapa mu rugo kandi uvuga n'ikintu cyumvikana, yagombaga kuba yavuze ibyo bakamwumvira, icyo yavuze kigakurikizwa. Ariko ikiri ukuri nuko bigoye guhindura umwana w'umuntu. Ntiwahindura umuntu, cyane cyane bikanababaza iyo ikintu uvuga ari ikintu cyumvikana. Kuzimya amatara ni ikintu cyumvikana, ntawe ukeneye kuriha amafaranga atari ngombwa, ariko hari igihe ikintu umuntu kimunanira. Akaba ari naho bikunze kutugorera rimwe na rimwe twese. Hari igihe umuntu yumva hari icyo yakora agahindura mugenzi we cyangwa agahindura umuntu, ariko burya nta muntu uhindura undi. Imana niyo ihindura umuntu iyo umuntu yakira ijambo ryayo igihe kigeze agahinduka. Imana niyo ifite inzira nyinshi zo kubikora. Ariko we rero yarebye kure. Rero icyo nashaka kuvuga, yarebye kure asanga nashyiramo imbaraga, wenda ari burwane, wenda ari bumufatire ibihano, cyangwa se ari gukora ikindi kintu cyo kumuhima kugira ngo nawe amwumvishe kubera ko yanze cyangwa se atashyizemo umwete mu gukora ibyo yamusabye. Ariko noneho areba kure cyane, aravuga ati reka yangaya nyarihe, bibe ko ari ayo kubungabunga umubano, gufata neza umubano wacu. Yashoboraga gukoresha imbaraga, izo zikaba ari imbaraga z'umubiri, ariko nyuma bikabyara ibibazo biruta ibyo yarari gukemura. Rero nko kuba mureba, nimba hari abo bari baturanye cyangwa abo babanaga, bashoboraga kuvuga bati ubaye umunyantege nke. Umugore akurushije imbaraga, umugore aragutegetse, ugasanga babibonye nabi. Kubera iki? Agaragaje intege nke. Mu bisanzwe umugabo afite ijambo mu rugo, kandi n'Imana yabahaye ubutware. Kugira ngo avuge ikintu nk'icyo, asabe ikintu cye kumvirwa, byari byoroshye kwiyumva ko asuzuguwe. Ariko we ahubwo
yicishije bugufi nk'udafite ijambo, kandi ijambo arifite muri urwo rugo kugira ngo haboneke amahoro. Waba ufite ijambo, uri umuntu ukomeye ufite ijambo, ngo wiyoroshye nk'udafite ijambo? Uwo mugabo yariyoroheje nk'udafite ijambo. Si uko yarananiwe kurwana, si uko yarananiwe gutongana, ahubwo yarebye kure, yarabyitayeho cyane, bituma hagira ibintu atitaho. Yarebye kure, bituma atongera kubona ariya matara. Buriya ariya matara ni nk'aho atongeye kuyabona. Yayanyuragaho akayazimya, ariko mu rundi ruhande bikagaragara nk'aho atayabonye. Yarebye kure, bituma atabona amatara. Yitaye ku mubano we n'umugore n'abana bafitanye, bituma agira ibintu atitaho, ibyo by'amatara. Mu buzima rero, mu mibanire yacu cyane cyane n'abantu, abo tubana, abagore, abagabo, abakazana na ba nyirabukwe, abakorana, abanyirasenge, mbese abantu bo mu muryango, cyangwa se no mu makoraniro y'abasenga mu makorari. Ikintu nk'icyo turagikeneye kugira ngo abantu tubane neza, kuko uzasanga buri wese afite ukwe ateye, kandi nkaba ntamuhindura, cyangwa se n'undi akaba atamuhindura. Uzumva umuntu akubwira ngo naretse kujya gusenga, cyangwa naretse kujya hariya, ngo kubera ko uyu yavuze iki, ngo kubera ko uyu yitwara gutya. Iyo utabashije kureba kure, usanga tuva mu bintu twakagombye kugumamo, cyangwa tugasenya ibyo twagombye kubaka. Dawudi nawe yarabikoze. Dawudi yahunze Sawuli, murazi ko Sawuli yahoraga ashaka kumwica, kandi Dawudi yaramugiriye neza cyane, bugeza n'aho amusanga mu buriri, umugore wa Dawudi aramuhisha, bigera aho Dawudi yomoka ahunga Sawuli. Noneho Sawuli aramukurikirana. Mu gihe yari arimo guhiga Dawudi, Sawuli aza gushaka kujya kuri tuwarete, ajya kwituma mu buvumo. Mu gihe rero yari arimo akora ibyamujyanye mu buvumo, aho yari agiye kwifasha, niho Dawudi n'ingabo ze bari bihishe. Imana rero yari yabwiye Dawudi ngo umwanzi wawe nzamushyira mu biganza byawe. Noneho abasirikare ba Dawudi babwira Dawudi bati, nguyu umwanzi wawe araje, Imana iramukuzaniye nk'uko yari yarabikubwiye, reka tumwice. Abasirikare ba Dawudi bashaka kumwica, ariko Dawudi arababuza, arababwira ngo sinshaka kwica, sinshobora kwica uwo Imana yasize amavuta. Kugira ngo we kurwana, ubonye umwanzi wawe, ubonye umuntu Imana yakubwiye ko izagushyira mu biganza, uwo muntu ntumwice, ntumugire nabi, bisaba kuba warwanya imbere. Dawudi yarwanya imbere, bituma atarwana ku bigaragarira amaso. Waba urwana cyane ngo we kutarwana, kugira ngo we kurwana cyane cyane iyo uvuga uti ni umwanzi, bisaba ko urwana imbere. Urwana imbere, noneho ku bigaragarira amaso nturwane. Ariko abo basirikare ba Dawudi, reba bo byarabananiye, bashatse kurwana inyuma, bashatse kurwana ku bigaragarira amaso, ariko ntibabishoboye kubera ko Dawudi nyine ari we wabayoboraga. Mu buzima ayo magambo turayakeneye. Hariho agakuru numvise ngo umudamu umwe yabwiye umugabo we ngo hitamo jyewe cyangwa mama wawe, hitamo jyewe cyangwa mama wawe. Undi nanone ngabwira umugabo we yarareze abana bundi mugore wa mbere wari warapfuye ngo hitamo jyewe cyangwa umwana wawe. Bavandi, uramutse uri nk'umudamu ureba kure cyane, ntushobora kubwira umugabo ngo hitamo jyewe cyangwa umwana wawe, cyangwa hitamo jyewe cyangwa mama wawe, kuko mama we nawe muri abantu babiri adashobora kugira umuntu ahitamo n'umwe. Muri abantu babiri adashobora kureka, kuko mama we yaramubyaye, nawe uri mama w'abana be, ari hagati rero y'abo bantu bombi. Rero urebye kure, uramutse urebye kure, byatuma wenda ibyo uwo mukecuru avuga cyangwa akora, nimba hari ibyo avuga cyangwa akora bikubabaza, nimba uwo mwana akora amakosa, umwana we aba ari n'umwana, byatuma ureba kure, kuko uwo mwana nawe nimba nyina yaramutaye, nawe watabawe ntiwamenye uko byagenda. Ni ukuvuga ngo mu bibazo duhura nabyo, dushaka ukuntu twareba kure kugira ngo he kugira ibintu tubona. Turebe ukuntu twarwana n'ibiturimo mu mutima kugira ngo twe kurwana inyuma. Kuko urebye kure usanga uwo mugore yaragombye kwita ku mubano we n'umugabo we, cyangwa kwita ku buzima bw'umugabo we, aho kuba yamubwira ngo ahitemo, mbese yahitamo undi. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa kureba kure cyane kugira ngo umuntu agire ibintu ye kubona. Ni ngombwa guhinduka umunyantege nke, ariko ari uko wagize imbaraga z'imbere. Ni ngombwa kugira imbaraga z'imbere nyinshi cyane, kugwiza imbaraga zo mu mutima, kugwiza imbaraga zo mu mutima kugira ngo bitume
ugira intege nke kubw'umubiri. Icyo gihe rero umudamu ufite ikibazo nk'icyo arebye kure, wakwigira umunyantege nke nkaho ntacyo ushoboye, ukigira nkaho ibivugwa cyangwa se ibikorwa utabibona, ukigira nkaho uri umukene. Dawudi yigize umukene nkaho nta mbunda afite cyangwa icumu ryakwica Sawuli. Mbese imbaraga z'imbere ziboneka iyo imbaraga z'inyuma tuzigabanyije. Reka tuvuge no ku mwami wacu Yesu Kristo. Hari igihe yagiye kwigisha ijambo ry'Imana ahantu we n'abigishwa be, barabanga, barabirukana. Babirukanye abigishwa birabababaza, baramubwira ngo nyagasani, ngo urashaka ko tumanura umuriro nka Eliya tukabatwika? Yesu arabyanga. Abigishwa ba Yesu bo bari bashatse gukoresha imbaraga z'inyuma ku mubiri, nizo bari bafite hafi, ariko Yesu we wuzuye imbaraga imbere arabyihorera. Baza kumufata inzira y'umusaraba itangira, baza kumufata aho barimo basengera mu murima wa Getsemani. Baraje, Yuda amaze kumutanga, Petero abona ko bikomeye, aca ugutwi umwe mu bagaragu b'abasirikare bari aho. Yesu agusubizaho, aramubwira ngo subiza inkota yawe mu rwubati. Ni ukuvuga ngo Petero we yashaka kurwana n'umubiri, kandi mwibuke ko mbere yari ababwira ati nimusenge muze kubasha gutsinda. Yesu aramubwira ngo subiza inkota yawe mu rwubati. Yesu yari yuzuye imbaraga imbere, bituma inyuma atarwana. Umwami w'abami, umutegetsi w'abategetsi, uwaremye ibiriho byose munsi no mu ijuru, ni umwami wahamagaye abantu ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ariko kugira ngo aturuhure byabaye ngombwa ko nawe ananirwa, umusaraba uramunanira, biba ngombwa ko bamushakira umutwaza. Uwaje kubyutsa abantu baguye, uwo ni Yesu Kristo. Uwaje kubyutsa abaguye, byabaye ngombwa ko nawe ananirwa mu buryo bw'umubiri, aragwa inshuro 3 zose bamwegura. Uwaje kwegura abaguye nawe baramweguye. Uwahamagaye abantu ngo mwese abafite inyota muze mbaha amazi, ku musaraba yagize inyota, aravuga ngo mfite inyota, bisaba ko abantu bamuha icyo kunywa. Yesu Kristo yari afite ubushobozi bwo kuba yavuga ijambo rimwe bakagurirana, ubushobozi bwo kuba yamanura umuriro akabatwika, ariko ntabwo yabikoze. Kugira ngo aducungure, yemeye kugira intege nke mu buryo bw'umubiri, mu buryo bugaragarira amaso yacu, ku rwego rw'uko akubitwa n'abatakagombye kumukubita. Uwaje kudukuraho imivumo bose bakamunyuraho bamuvuma, arabyihanganira. Niba Yesu Kristo kugira ngo aducungure byarabaye ngombwa ko yicisha bugufi cyane kuri urwo rwego, twebwe kugira ngo ducungure ingo zacu, imiryango yacu, amagurupe yacu dusengeramo, ntabwo bizasaba kwicisha bugufi. Niyo nzira yonyine ihari. Iyo haba indi nzira, Yesu aba yarayikoresheje. Byasabye ko aca bugufi. Ni naryo jambo yabwiye abigishwa be ngo umwana w'umuntu yazanywe no gukorera abandi, ngo no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu ya benshi. Mbese twe ntitwakwitanga tukigomwa icyo cyubahiro cy'akanya gato kugira ngo tuzatsinde nyuma y'igihe kirekire? Nelson Mandela, perezida wa South Africa, muzi ko yafunzwe igihe kirekire arimo aharanira ubwigenge mu gihugu cye. Amaze gufungurwa, abantu benshi baravugaga ngo azahita agirira nabi abari ku butegetsi icyo gihe, abamurwanyaga. Ariko amaze gufungurwa, aba bahanga babizi n'abasomye ibitabo bye ngo yarebye kure, ngo areba iminsi iri imbere y'igihugu cye, ngasanga bikwiye ko yagira imbabazi. Ntawe yahemukiye mu bamugiriye nabi, kugira ngo we kwitura inabi abayikugiriye bisaba kureba kure. Kandi byarangiye abaye umuntu wubashywe, n'ubu atakiriho, izina rye riracyavugwa. Mu magambo yagiye yavuga, abantu bagenda bayaheraho bigisha ibyo yigishije n'ibyo yavuze biracyatembera. Umwami wacu Yesu Kristo afite izina riruta andi mazina yose yabayeho ku isi. N'uwo mugabo umupasiteri navugaga, urugo rwe yarwubatse neza kubera uko kwihangana. Dawudi yabaye umwami w'ikirangirire, niwe mwami ngo wazanye amahoro cyane mu gihe cye ubwo yari umwami.
hariho igihe kigera rero iyo ufashe icyemezo cyo kugaragaza intege nke mu buryo bw'umubiri, bakabona ko uri nk'uwatsinzwe. Yezu babonaga ko yatsinzwe, na Dawudi byagaragaraga ko yatsinzwe, ariko nyuma birangira utsinze. Ariko iyo ubanje imbaraga nyinshi z'umubiri birangira utsinzwe. Rero ni igihe cyo kugira ngo tubisengere kugira ngo Imana ibidushoboze. Kimwe mu bintu byadufasha ni ugusobanukirwa, kuko Imana irema isi yari ifite gahunda yo kwagura ubwami bwayo. Imana ni umwami, mu ijuru ifite ubwami, abamarayika n'ibinyabuzima, iraramywa, igasingizwa, igasengwa. Yaguye ubwami, yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho ryacu, iramurema, imuha gutegeka isi. Umuntu yagomba gutegeka isi ategekera Imana. Imana rero icyo yashakaga, nk'uko Yezu yabivuze mu isengesho rya Dawudi mu ijuru, Imana yashakaga ko igikorwa mu ijuru aricyo gikorwa no munsi. Uko mu ijuru baramya bagasingiza Imana, no mu isi bikorwe. Uko mu ijuru abamarayika barimo imitwe myinshi, baratandukanye ariko bubahana, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu barubahana, baruzuzanya, ngo natwe twubahane twuzuzanye. Mbese dutanga ifoto y'ubwami bw'Imana kuri iyi si. Nk'uko muri kamere z'abami na hano ku isi, abami baberwa no kuganza, bakunda kuganza, gutegeka hanini. Imana rero irema isi yari yaguye ubwami bwayo ngo habeho n'ahandi hantu itegeka, kandi ngo ubutegetsi bwayo bubeho nk'uko mu ijuru bumeze. Ngo yaturemye mu ishusho ryayo, yashakaga ko uburyo bw'ubutegetsi bw'amahoro ifite mu ijuru ari bwo buba ku isi. Ariko umuntu siko yabigenje. Ageze ku isi haje shitani amaze kwirukanwa mu ijuru. Ibyo uko byagenze sindi bubivuge, ariko nuko yihishe inyuma y'umubiri w'intege nke. Kuko umuntu Imana yohereje muntu usa n'Imana, ari roho, umuntu w'imbere, ariko imushyira mu mubiri, imutuza mu mubiri. Uwo mubiri rero Imana yawubumbye mu gitaka. Bivuga ngo umuntu w'inyuma ari we mubiri afitanye isano n'igitaka, bimworohera kumva ibyo ku isi n'ibibera ku isi no gukurikirana iby'isi, kuko abumwe mu gitaka. Ni muntu wa kamere. Ariko roho w'Imana, ntabwo ari Roho Mutagatifu mvuga, roho Imana yashyize muri twe, umuntu w'imbere Imana yashyize muri twebwe asa n'Imana, atura mu mutima. Rero shitani yihishe inyuma y'umubiri, ishuka umwana w'umuntu, agira ibitekerezo bibi. Nyuma y'ibitekerezo bibi haza ibikorwa bibi. Umuntu yitandukanya n'Imana kubera icyaha, birangira muntu ahubwo ashatse kugira isi ubwami bwe bwite, ashatse gukurikirana iby'isi cyane. Rero gukurikirana iby'isi cyane byakomeje kwiyongera uko imyaka igenda ishira. Abantu birangira bibagiwe Imana. N'ubu hari abantu batemera ko Imana ibaho. Ugasanga rero niba muntu w'inyuma w'umubiri afata igihe kirekire cyane, afata umwanya munini cyane, tumwitaho cyane, ntabwo byakoroha ko abura gutegeka. Niyo mpamvu umubiri utegeka, nuko tuwuha igihe kirekire cyane. Usanga bibaho, ugasanga abantu kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere barakurikirana iby'umubiri. Ni ukujya gukora, ni ukujya ku kazi. Baba nk'abadamu, ni ukujya muri salo, icyumweru kimwe yagiye gukoresha inzara, ubundi yenda yagiye gukoresha imisatsi, ubundi yagiye gukoresha ingohe n'ibindi byo guhaha n'isuku. Ugasanga umuntu ubuzima bwe abayeho gutyo, igihe kigashyira n'ikindi kikaza, yita ku by'umubiri gusa. Kandi uyu mubiri nta kindi uri cyo uretse umwambaro. Uyu ni umwambaro Imana yambitse muntu w'imbere. Mu bisanzwe umuntu w'imbere niwe wakagombye gufata ibyemezo, niwe wakagomba gutegeka. Uwo Imana yabwiye ngo tegeka isi ni muntu w'imbere. Rero muntu w'inyuma ni umwenda, ni inzu Imana yari ikoreye muntu. Shitani rero yabyihishe inyuma, ituma muntu arangara, bimera nk'aho agizwe n'umubiri gusa, hanyuma akita ku by'umubiri gusa. Ubundi ngo umuriro umuntu acanye ni wo waka, umurima ufumbiye ni wo wera, n'ikintu ugaburiye nicyo gikura. Nimba tugaburira umubiri cyane, niwe uzakura, niwe uzategeka. Ariko hagati aho twibuke ko Imana yaturemye ifite impamvu, ifite intego. Nimba intego yayo itaragezweho,
ni ukuvuga ko Imana ifite uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo kuba yakora icyo ishaka, nimba ari ukurimbura abantu cyangwa se icyo yakora cyose, ibi bifitiye uburenganzira. Kimwe natwe, nanjye mpinze umurima w'indabo mba nkeneye ko nzabonaho indabo, mba nkeneye inyungu runaka. Iyo icyo nashakaga kugeraho ntakigezeho, nazirimbura, nahindura ngashyiramo ikindi. Rero twe twarimo umwenda Imana, hanyuma Yesu Kristo araturihira. Mu Banyayisiraheli ndetse no muri Misiri bari bafite umuco w'uko iyo umuntu yabaga ari umukene cyane, ari mu mwenda akananirwa kwirihirira, umuntu w'umukire yaramurihiraga. Ukurihiye umwenda wahitaga uba umugaragu we, ukajya umukorera, ukajya umwumvira, hanyuma nawe akakurindira umutekano, akakumenyera ibyo ukeneye byose. Natwe rero Yesu yaraturihiriye, aturihira umwenda twananiwe kwirihira. Yaraje yamamaza ubwami bw'Imana, byatunaniye kwamamaza, yumvira Imana, haboneka umwana w'umuntu umwe gusa wambaye umubiri, aratungana, akora ibyo twe twari gukora bitadushobokeye. Rero yaraducunguye, ubu turi abagaragu ba Yesu Kristo, yatuguze amaraso ye. Tugomba kumwumvira, kuko umugaragu wese aba agomba kumvira shebuja, akagenda munsi y'amategeko ya shebuja. Kubyumva rero biradufasha, kuko uyu mubiri iyo umuntu apfuye usigara kuri iyi si, urashanguka, ariko umuntu w'imbere waje kuri misiyo yo kwamamaza ubwami bw'Imana azasubira imbere y'Imana gutanga raporo y'icyo yakoze. Rero aho hantu dukwiye kuhatekereza, roho yawe cyangwa se roho yanjye igihe nzaba mvuye muri uyu mubiri izajya. Rero ni byiza ko tubitekerezaho cyane. Nigeze kujya numva ubuhamya bw'abantu bapfuye bakajyanwa mu ijuru, birya bita ngo near death experience. Ni igihe umuntu arwara akaremba, akamera nk'upfuye, akaza kugaruka mu buzima. Bamwe hari abatemberejwe babivuga kwinshi, bamwe bavuga ko beretswe ijuru mu buryo butandukanye, bavuga byinshi babonye, ariko hari ikintu kimwe bahurizaho. Ikintu kimwe bahurizaho bose nuko iyo beretswe umubiri, iyo babonye umubiri bavuyemo, babona ari ikintu kibi. Ari abavuga mu Cyongereza, ari abavuga Igiswahili, ari abavuga Ikirundi, Ikinyarwanda, nagiye nkurikirana ubuhamya bwabo, icyo kintu kimwe baragihuza. Bose iyo beretswe umubiri ngo babona ari ikintu kibi, bamwe bakavuga ngo ni igifuka, babona ari nk'igifuka, abandi bakavuga ngo babona ari nk'ikigurube. Mbese nk'uko wakwiyambura umwenda ukawurambika hasi, ukuntu wishifona, ukuntu utaforme, babona ari nk'ikintu kirambitse hasi. Uburyo benshi iyo babwiwe kugaruka mu mubiri babanza guhakana, bati hoya sinshaka gusubira muri kiriya kintu, ngo babona ari ikintu kibi. Ibaze ko icyo kintu aricyo kidutegeka, aricyo twitaho cyane, kandi mwumva ko turi kumva ko abagiye bose bagisiga, bakakibona aho gisigaye. Nimba aricyo icyo kintu kimeze nk'ikigunira, aricyo duha umwanya muremure cyane, aricyo twitaho cyane, kandi ibikorwa bibi dukorera mu mubiri, ibyaha dukorera mu mubiri bitera ikizinga roho zacu, ku buryo umuntu atahukana icyo kizinga. Ntidukwiye guhindura, kandi birashoboka. Imana rero idufashe. Icya mbere kugira ngo umuntu ahindure ni ugusobanukirwa nuko tutari umubiri. Ntabwo turi umubiri, turi roho zambaye umubiri, kandi zaturutse ku Mana, zisa n'Imana. Twaje kuri misiyo yo kwamamaza ubwami bw'Imana, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko hari urubanza. Rero nimba twaraje kwamamaza ubwami bw'Imana tukaba dukorera ibyaha mu mubiri, ntabwo tuzabyicuza tuvuye mu mubiri, kuko uyu mubiri ubidukoresha dukwiye no kwisubiraho tukiwurimo, kuko nyuma y'umubiri hazaba hari urubanza, ntabwo ari igihe cyo kwicuza. Ibyo bintu rero dukwiye kubizirikana neza. Kandi n'izindi mpamvu zatuma twisubiraho nuko aribwo buryo ki twabana neza. Intege nyinshi mu mubiri, kugira intege nyinshi mu mubiri, guha umubiri intege nyinshi, kutagira ibintu umuntu yima umubiri, ni ibintu bibi cyane. Bimeze nk'uko wafata umwana w'imyaka 5 ukamugurira smartphone. Umwana w'imyaka 5 ntashobora gukontorora ibiri kuri telefoni, ibyo arebaho, yakwibagirwa no kurya, yakwibagirwa no kunywa. Natwe rero uyu mubiri ni umunyantege nke, kuwuha uburenganzira bwinshi cyane, kuwemerera ibintu byose, kuba ari ukuwuhemukira, kuko ni umubiri w'intege nke. Ni ikosa rikomeye dukora iyo twemereye, iyo turetse umubiri wacu tukawemerera ibyo dusaba byose, ibyo tubaza byose. Tugereranye nka kurya umunzani, umeze umunzani wa kera w'amasahani.
aho utsikamiye babaga bafite ibuye ry'ikiro, ku rundi ruhande yenda hakaba hari ibishyimbo by'ikiro. Aho bashyize ibuye ry'ikiro haramanuka, ahatari ikintu hakazamuka. Biba ari ngombwa ko twatsikamira gatoya, atari cyane umubiri, kugira ngo uruhande rwa roho ruzamuke. Rero nimba tubayeho nyine ubuzima umuntu ajya gukora akita ku mubiri n'ibirebana n'umubiri, ntabwo roho yacu izabasha kubona imbaraga zo gufata ibyemezo, kandi niyo ifata ibyemezo byiza. Rero kubitekereza gutyo nibwo buryo ki twabana neza, twacungura ingo zacu ndetse n'abana bacu. Kandi nanone nibwo buryo ki twakorera Imana, kuko twaje kwamamaza ubwami bw'Imana, kandi tuzabibazwa igihe tutazaba tubikoze. Ikindi nanone twavuga nuko mu ijuru ari heza. Murebe ukuntu iyi si imeze, ni isi idafite ibyiringiro, ni isi ibyayo bihinduka buri munsi, ni isi rwose pe umuntu atashyiramo icyizere. Kandi mu ijuru rero, kuba Yesu yaradutumiye mu ijuru ni umugisha, ni amahirwe. Mu ijuru ntabwo hari iwabo w'abanyamubiri, ariko Yesu yaradutumiye ngo tureke ibyaha, twamamaze ubwami bwe n'abandi babumenye, hanyuma tuzatahe mu ijuru tujye kubana nawe. Iyo mvitasiyo, ubwo butumirwe bwo kujya mu ijuru, ntituzabupfusha ubusa, kuko iyi si nta byiringiro itanga. Imana rero idufashe, Imana idushoboze, tubashe gutsinda uyu mubiri, tubashe kugira ibintu tuwima. Amasengesho azabidufasha no gusobanukirwa, tujye twiyedeka, tujye twiga ijambo ry'Imana n'izindi nyigisho zagira icyo zikungura. Inyigisho zose zakungura mu mibanire myiza n'abantu, ndetse mu mibanire myiza n'Imana. Twiga ijambo ry'Imana cyane. Ikindi nanone, tugiye dufata n'umwanya wo kuruhuka, kuko iyo umuntu burya ananiwe cyane, ntabwo ndabona umuntu unaniwe cyane utunganya ibintu, ntabwo ndigera mbibona. Iyo umuntu ananiwe cyane, kandi binaniza umuntu ni imirimo dukora, ndetse no guhangayika cyane. Kandi Yesu yaravuze ngo umuntu arahangayika bikagumaho. Umuntu yareba uburyo ki ibihangayikisha umuntu abigabanya, ndetse n'imirimo umuntu agakora ariko akaringaniza, akabona umwanya wo kuruhuka. Umuntu akagira igihe cyo kwibaza ngo ngewe ubundi ndinde, naje nturuka he, naje gukora iki, mbese nimva muri uyu mubiri nzajya hehe, nzerekeza hehe. Ni byiza ko umuntu atekereza aho azaba, kuko bataha buri munsi tubabona, bapfa buri munsi tubabona, abakuze n'abatarakura. Mbese umuntu ajya he? Uyu muntu w'umubiri ni umwambaro n'inzu, azashanguka, ariko umuntu w'imbere uri roho azakomeza kubaho. Mbese waba uteganya aho roho yawe izajya? Mbese jyewe naba nteganya aho roho yanjye izajya? Kutabitekereza kwaba ari ukurangara. Rero kugabanya uburenganzira duha umubiri, kugabanya ibintu duha umubiri ni ngombwa, ni byiza, biradufasha kugira ngo tubane neza, kugira ngo dukorere Imana, twamamaze ubwami bwayo, kuko twaje kuri misiyo yo kubwamamaza, no kugira ngo dutegure ubugingo bwacu buzaza. Imana rero idufashe, Imana idushoboze kugira ngo buri wese yitegure, tugifite umwanya. Uhoraho Mana, ndagushimiye ku ijambo ryawe, ndagushimiye ko waturemye ukaduha ubuzima, ndagushimira ko waducunguye muri Yezu Kristo ukaduha ubugingo. Ndagushimiye kuri iri jambo Mana, iri jambo utworoshye imitima, ritwubake. Ni wowe ucengera imitima yacu, uzi buri wese aho rimusanze. Wowe rero ugenzura imitima, Mana wowe ugenzura imitima, temberera buri wese uryumvise, buri wese icyo abura, buri wese icyo adashoboye umushoboze kukimenya, buri wese icyamunaniye umushoboze kugikora, ibyatakaye tubigaruze, abababaye bahozwe, abatagifite ibyiringiro babona ibyiringiro. Dushoboze Mana, twambika imbaraga, ijambo ryawe turyizere, turyumvire, turikurikize, mu izina rya Yezu Kristo umwami wacu, amen. Amahoro y'Imana abane namwe bavandimwe. Shalom.